ntitwajyana iwabo aranshika nimubona ndamuvuna. Sha ubushize nabonye uwo ntuburira. Sha none ndamukura hera numva shonze cyane ra. Uziko mu nda hawe nka Yezu wana. Ariko none sha uwo ndi bubone nta miyaga ndibuze kumushyiriramo. Reka nze kumushaka ahirya. Mana reka akazi karabuze uziko wajyanga amafaranga yashize. Gute se man uvuga ngo ndi umunebwe ubwo nunutse? Ahubwo nibyo uravuga ngo akazi karabuze kandi wambaye gutya. Kambara imbagara gaha. Umva nabi tugende ndabona watangiye kuraka. Tugenda ariko nongera kuvuga ubwo bugoryi ndahita nkuvuna ngo pa. Ntago nongera kuvuga wa. Niko kigoryi uragenda nk'udateteza cyangwa imodoka yacitse feri wajya ugenda ureba ubundi uri kwiruka. Oya mana ndatekereza ahubwo muhe n'inzoka iri kurongora igikeri murana ibintu bidasanzwe. Wowe reka nigende. No. Muvandi nta mugabo. Niko se sha umugabo uranutse sha ubufatanyije n'iriya mbwa. Nubyumve nabi ntabwo nagututse ahubwo tubyira uko byakugendekeye ndabona wabaye n'imbwa yasaze. Byakubwiye sibyo? Wirakara musaza ahubwo tubyire tugufashe. Mfashe iki? Gafate wibye. Urambwira ngo mfashe kandi umaze kuvuga ngo ndimbwa. Nibigira intambara. Uranutse man ngomeze nk'imbwa yasaze. Urabona mfite umurizo koko? No. Cyane ubu ndumva twarwana mwana. Kunda se man. Yes. Bikunda nkuko ifi ikunda amazi. Nywera ayo mazi se sha. Uvuze gute man? Sha. Ndaje mbikwereka. Banguka wankora hiki. Urambaza ikimani buri. Ngo y'amazi sha. Siko biri seriye wan. Kajya gushaka akabona